niho studio. Nose delegate ibigo byose neza ko uyu mukandara rero niganaga ahanga byagenze gute? Ahantu hose biziro ntago ari mu bihaye Imana no mu bihaye Imana. Ndebera kino kintu. Ahantu hajyana amagufwa n'ibindi bintu hajyana n'ibidayimoni. Mpereza wasana byo byatuma abantu bacu bashira. Kora mpereza. Cyane riri bumve mu nose ndayambara shaka ikirere. Genda rya mu rutoki ufate ikirere. Reba nk'iki kintu. Ubiki ni igiki koko? Kora hano murahohoterana nose isi umukandara usanzwe. Iki kiriho. Iki kiriho. Ni Bibiliya ni ishapure ni iki? Aya namenyo. Amenyo y'iki? Ubwo yameze gutya. Amenyo y'amazahabu. Kurana iki kintu hazo mpereza. Sinkubona napfuka hasi. Pfuka sinkavumvugiramo. Iki kigo rwose iyo nza kumenya ko ari uko umukora guri. Ariko ukibonera. Ubwira ikintu kimwe umaze kurengera. Kandi nkugira inama imwe. Uracyakunza wavuye? Uracyakunza wavuye? Tugoye kazi hani wacu muri biremera electronic repair. Hani wacu tugwa serivisi zitandukanye aho tugukorera telefoni zaba izamenetse zaba iz'amatushe ndetse na smartphone, telefone zidacaginga, telefone zifite ibibazo byo kudahamagarwa cyangwa guhamagara, telefone zaguye mu mazi, turagufasha. Tubakirira WhatsApp muri telefone zanyu ndetse n'andi application atandukanye, tubafasha kubafungurira email, afite amapasi yagize ibibazo, amakete ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ni mutugane hani wacu muri biremera electronic repair. Bese ugeze hani wacu igikoresho cyari cyose electronic waba tuzaniye kirakira. Gwe nimutugane rero imiryango irafunguye. Biremera electronic repair, ibyo dukoze byose biremera. Ronje. Nanjye ndikora intoki mabere yaso. Umenye ko papa ari wambyaye. Nze nyuma yaranoraguye wa mutwe we. Muri mideni. Umva nkubwira banze umanura kuguru baby. Wampromise nze kuzankorera. Kurya birambangamiye baby wareka nkarambika ngo. Nushaka ukiriho n'umutwe ariko ukora ibyo twavuganye. Zana n'ukundi oya ariko kurekera. Nari ibiki nagupromise nze. Warambwiye ngo uzamvugira uzambwira igisigo cyazakimvugira. Agasigo gatoya. Ndakibuka se gira. Kandi ko imitoma njya rutanere imitoma ndivumbura. Niba mbyibuka. Babe. Ako nagerageza nare. Okay, can try. Abo kandi wasanga bapunuza abantu iyo bagiye muri taekwondo. Noneho nguko bari gusaka. Noneho niyasigaye abatoza gate ko ngo yarajanyemeraho. Ngo akintu ngo abonye ngo ituza nakoze se mutsige ngo taekwondo ngo bari gusakuza. No, ejo bundi nabonye endi hagatswe kuri aya maklase afite kakaburo k'akavandarateri. Umva yiyemeye yadegaje. Narebeka numve ko nkiko agasigo umva ko najye uhita usubiza. Ninjya mvuga ngo ese ko kurabizi ko ngukunda. Bambwiye yuko nta naho nzagera ndabananira birangira mpageze we none ndabakatiye. Weniyo ego bite byiza makuru yawe emeza kutamenya informe nk'abandi. Uniform na imeshe ninjoro yanga ko ndavuga ati reka niyeranje gutya ariko namunaga bisa. Ibyo uburenganzira bwo kuzabamba ko bishaka. Navuze ndibuze kukuvugisha nimpagera. Uniform azenga ubone sangahe? Cyari kare ariko nuko na imeshe ntinzi kangakunda. Webwe Christ chawe se ubwo ngubwo? Webwe Christ chawe? Nibwo nkiyagera nago ndinjira. Nabwo uragira ute? Sindinjira. Hano marikise. Hano kuri gate uhagaze. Numva nangiye kubwiherero ndavuga ati. Kandi urane undi kindi giki? Biri nambe kindi cyo Delegiteri nawe isa umukandara. Iki ni igiki seke? Iki? Aka ni akantu ko gutwaramo intuza karakanuga. Ariko hano noro ibisambo noro korompereza. Wibitekerezo ukuraho ugira ute? Ntiweme uyu. Ndimo ndavuga iki? Kucyumva nawe korompereza. Yego ndabizi ko mwo. Yego twagiye. Asha urukundo rongeze mbwasho. Okay. Taramira umurizo. Igeno ryanjye iteka ryose niwe nsanga igihe cyose. Yego urakarabona toye ubuzima bwanjye ndabukunda. Ese urabizi ko mukunda? Ndabizi ko nkunda. Yego uragahora ubimenye iteka ryose. Ubuzima bwanjye nabushyize imbere, amasomo yanjye nasimbuje wowe, uziraherezo nzahera mukunda. Ese urabizi ko mukunda? Ndabizi ko nkunda baby wanjye. Baby be uragahora iteka mu maso yanjye. Sinumva ko najya mva iruhande rwawe. Iteka mara numva ari we bisigo, numva nasiga iteka nkureba. Ega ndagukunda cyane. Ese urabizi ko mukunda?
Ndabizi kumunda babe. nafashe umwanya ndatuza ntekereza ku bintu byinshi ubuzima bwanjye ndakureba biba ngombwa ko bananyirukana byari wize zangira sirabizi ko Arikirukanye. Nunyicira igisigo ndabireka. Okay. Yego. Ese urabizi ko mukunda? Yego. Njya nibuka bya bihe wagiye hasi amavi yawe ukayakobora nk'ay'ihene. Nanjye narabibonye iteka ryose muranzirikana ko ngukunda. Sinzibagirwa ishusho wansize mu maso, sinzibagirwa ubwiza wanyeretse, amarira yawe ahora anemba mu maso. Ese urabizi ko mukunda? Uracyakunze? Waje kunsaba ikigo urira mama wagenda apfukamye nkuko nkumeze none ngo uracyakunze ngaho subirayo. Ushaka gusubirayo? Niyo nkubwiza ukuri. Nteza kukanaza mbere na mbere. Aha ngaha ntaho tugira gute. Ntabwo turere bisamo tureba bazavamo abagabo. Uri kunyumva? Reba ukuntu ngana. Iyo utekereza ukuntu ngana. Ntabwo uzi ukuntu ngana? Ndabizi. Ufite imyaka ingahe? 27. 29. Uzi ko hano munganya imyaka bye kane. Ntazana umuntu no kwishuka sana ubugoryi nkubwiza ukuri tekereza icyo gukora. Nakabaye numva ntacyo bitwaye ari nk'umwana w'imyaka 10 n'ingahe. Kukuza imyaka n'ubwanwa gusa umutwe nta kintu kirimo. Nkubwiza ukuri tekereza kabiri. Mbabarira ntago bizongera. Reka nkubwire. Ushaka wibabarire ahubwo ubwawe. Reka ngutse uri umugabo twakaye tujya inama wowe. Mu mpanga ntago wakabaye urimo. Ndabizi kumunda. Yego urabizi ko nkunda iteka ryose. Please. Oh my god. Stop. Okay, reka nsoze naribi. Oh my god. Imbabazi zawe zimuri ruhande doro murankurota abantu benshi basigaye bazi ko dukunda waruzi ko se bigiye kuba n'intambara nateye urugamba mu kigo cyose iteka bahora bamuvuga Chris yahindutse Queen nawe ahinduka Chris. Oh my god. Queen ese urabizi ko mukunda? Ntabwo mbishidikanyaho. Ntukabishidikanyaho ubuzima bwanjye ntukabishidikanyaho iteka tuzahora turi kumwe njye nawe twumva twanasoza tukibanira erega nyuma y'ubu buzima hazaza abana babiri umwe azitwa Chris undi azitwa Queen impanga yanjye nawe reka dutuze twite Queen reka Queen tuzaza mu muryango wacu surabizi ko mukunda wakamufasha bari abana bagenzi bawe ibi ntago bizongera nuko bikosora bivuze kangahe twakaye tujya inama y'icyakorwa ko ari umuntu mukuru uzi cyakuzanye bikunyumva ngendere warva ngo rukonje baby letera mwana ziko ngiye kuriya no way urabizi usayigari you ntago nzigera nkurutisha abandi njya nibuka twatanote mfatiraga njya nibuka iwe byose wabayemo njya nibuka iteka unyogereza amasahane njya nibuka igihe twajyanaga muri please stop babe my god I know sinzi gusiga ariko ubwawe nahasiga ubwawe nakora byinshi ubuzima bwanjye nawe gutura reka indirimbo yanjye ihinduke ibisigo basi reka iteka mureba mu maso basi wahindukira gato ukandeba nyereka izo mboni zawe z'amaso nyereka amenyo yawe meza basi nyereka isura yawe mu nzira you crazy I'm not crazy no I really love you babe I love you too but nkunda nawe that's why nakreye yo poem kugira ngo nyikubwire ndagukunda Chris, are you crazy? Wasubiranye niyo nshinzi y'umuteramwako. Umuteramwako. Ejo wundi mwarahuye utuma bakwirukana none uyu munsi urapfa. Rimwe uranyibwirisha ibiki? Sinagukorera umuti se Chris ntabwo mwasubiranye. None uko uri kuvuga byajyana ukunda Chris wajya uvuga cyane. Ariko komanda
mbese sinagukorera umuti Chris nimwasubirana ahubwo ugomba kuzangurira akantu. Erega bivuga ngo wankoreye umuti n'ubundi Chris yarankunda. Njye ndabizi neza Chris arankunda. Ahubwo reka nkubwire Besti. Hari ngo ni serwakira. Vugiye ngo ni igini. Gusa icyo uko biri kose sheri icyo byasaba byose. Kuri Chris n'amaraso yameneka. Kubera iki se? Kubera iki? Umva nkubwiye wenda reka tureke kuvuga wenda ngo gukunda Chris wenda Chris ni igikondero pe nandi abizi uramukunda nubwo ngiye kumugusabira imbazi mande ukuntu uri kumwitekeshwa amaso ako nzambera mu rusenda Vesti ako sije nshaka kugana abashaka gutera ubwoba aho umubwire umukobwa ngo ndumutera mwako Kwini imbara kwise n'umutera mwaka ibyo bitindaho nyine we mwihorere nyine nugabanya umujinya byararangiye ngabanya umujinya ese bo bwa DPR bwa zabujyana mwigabanya umujinya kuri Chris bro niba ari n'icinzi nzamwereka ko bashinga ntago arakumenya ubundi ubwo kwino ranzi noneho ibaze kunzi ariko turamenya kuri Chris ahubwo nawe kwako no wetereteshwa amaso ngo ukunda gusenga uri kujya Diregiteri no muzima wongeye hose ndamusanga